Isashimwe. Haleluya. Haleluya. Wazamu ikiganza tugasuhuzanya. Gumizayo. Haleluya. Kadukomere Imana amashyi menshi cyane. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Bibiliya yongera tubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo mu gice cya 11 ku murongo wa 28, Bibiliya yatubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemereye kuba abagaragu banje munyigireho, kuko ndi umurwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Shimira Imana ko nanone yongeye kuduha guterana kwera, kuko hari igihe bitagiye bikunda. Twese turabyibuka mu bihe bitari byoroshye bya COVID, ariko twongeye gushimira Imana ko n'uyu munsi yaduhaye guterana kwera. Amen. Amazina yanjye nitwa Iratsinze Felisi. Ndi umusore ushima Imana. Njya nongeraho ko ntandujwe n'abadayimoni. Haleluya. Kandi ako kantu n'umwimerere wanjye. Shima Imana ko uyu mwaka yongeye kuntera iteka, cyangwa yongeye kungirira icyizere cyo guhagarara imbere y'ubwoko bwayo tuganira ku ijambo ry'Imana. Mwaka ushize nari ndimo ndayisenga ndi kwibwira ngo n'uyu mwaka izongera igirira icyizere. Amen. Haleluya. Kugirirwa icyizere n'Imana ni byiza. Nawe iba yakugirira icyizere kugira ngo uze mu iteraniro. Ibi yavuze ngo bitewe n'amatwi nihereye uriya muntu n'amaso namuhaye, akaba agenda n'amaguru ye, ntiyakinjira mu nzu yanjye avire mu busa. Haleluya. Niyo mpamvu rero nshimiye Imana ko yongeye kumpa uyu mwanya. Ubwo bambwiraga ko ari ngiye uri buze kuganiriza abantu ku ijambo ry'Imana, nari napanze no gusenga. Ndavuga ngo ndajya mu butayu gusenga, ariko bihurirana nuko bampaye kubwiriza, cyangwa bambwiye ko ndi buze kuganira n'abantu b'Imana ku ijambo ryayo. Nyuma ngiye gusenga nkajya numva ndimo mbwira Imana mu mutima ngo ndumva ndashaka kuzabwiriza ijambo nabwirije ahandi, kubera ko akenshi nkunda ko nyine buri gihe Imana nk'ijambo rishya. Kubwiriza abantu ijambo nabwirije abandi mba numva ntari gufashwa neza. Birashoboka ko bafashwa, ariko ngewe mu mwuka mba numva Imana itangendereye neza. Rero nari ndimo mbwira Imana ati byaba byiza niba koko ngutonyeho ukishimira yuko nganira n'abantu bawe ku ijambo ryawe, byaba byiza umpaye ijambo rishya. Haleluya. Amen. Nari ndimo numva hari ijambo natekerezaga, ariko nkumva naribwirije ahandi. Nkomeza mvuga ngo Mana, nubwira ijambo ryari rifite imbaraga, ryari rifite intego ivuga ngo igihombo gikabije n'ugukora utazahembwa. Numvaga rero ari byo nshobora kubwiriza mu gihe cyose Imana itari ingendereye nk'ijambo rishya. Ariko ndimo ndasenga ejo hashize, nari ndimo senga ndirimba muri 76 mu gakiza, aravuga ngo yewe mwa busho bw'Imana mwe ngo mwihangane ibihe bito. Haleluya. Ndimo rero ndamuririmba, numva ntangiye kumva haje ijambo ryitwa uburemere. Nkomeza numva uburemere buri kugomeza buza, ariko noneho nangira kumva riri kuzamo noneho rihakana, rishaka kuvuga ngo kutaremere. Haleluya.
indirimbo narangije kuyiririmba ndumva haje ijambo rishya muri uyu mwaka mushya. Haleluya, amen, haleluya, amen. N'ubwa mbere ngiye kurivuga nanjye nteze amatwi numva Imana iri bumbwire. Haleluya, amen. Ni ijambo rivuga ngo agakiza ntikaremera. Amen, agakiza ntikaremera. Twaje noneho tumenyera hano ko turi busurwe sitantiri wacu, numva umutima urahagaze. Buriya iyo wagiye nko mu nama wenda ariwo biteze nkaho wenda ariwo wibuze kuvuga ijambo, hakaza nka perezida w'igihugu, ubwo nawe ntakwiri kurenganya bagupanze, nawe uba wumva ko nyine ukeneye no kumwumva. Rero nahise mbaza Imana mu mutima ngo ntabwo uyu munsi ari njye uri bubwirize. Nkumva ni byiza ko nyine ari bubwirize, ariko ngira nkumva ndi kwibaza ngo ijambo wampaye rishya ryari igiki. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko Imana yanejeje cyane. Umubyeyi wacu Imana imwongerera icyubahiro n'umugisha. Yaje aravuga ngo uri bubwirize mumureka bwirize. Wakomera Imana amashyi. Haleluya. Nuvuga ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi. Paulo akugira yumvishe neza uwitwa Timoteyo agaciro ko kubabwiriza, yaramubwiye ngo ndashimira umwami Yesu ngo kuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa ngakangabira uyu murimo nkora, ngo nubwo nabanje kurenga itorero ry'Imana ngo ariko byabayeho mu bujiji. Gira mugenzi wawe hari ibyaha dukora mu bujiji, ariko niyo mpamvu Imana yabwiye Yobu iramubwira ngo rati ubwo bujiji hari ikintu kibuvura. Iramubwira ngo dore ko Uwiteka ngo yumva bwe kandi ukuva mu byaha urushaho kujijuka. Mana ishimwe, turaza kurushaho kujijuka uko turi bushaho kuva mu byaha. Rero shimiye Imana ko yatugiriye neza. Tugiye kuganira kuri iryo jambo rivuga ngo agakiza ntikaremera. Haleluya. Ongera ubwire mugenzi wawe ngo agakiza ntikaremera. Hoya habaho ibintu biremera pe. Ushobora kuremererwa n'ikigeragezo ukaje ugenda ukabona ntubigushyika. Ushobora kuremererwa n'ubuzima ubayeho ukaje ubona ejo ntabwo buzaza. Birashoboka ko wanaremererwa n'ibyo duterura. Burya ibishyimbo nabyo biraremera, burya ibigori nabyo biraremera. Ushobora no kuremererwa nanone n'umuntu mubana akakuremerera pe, ukajya unanuka. Kandi kunanuka kudaterwa n'uko umuntu akuremereye, guterwa n'uko umuntu abura ibyo kurya. Wowe kubera ko umuntu yakuremereye ukajya unanuka kandi urya, birashoboka. Ariko agakiza ntabwo karemera. Haleluya, agakiza ntabwo karemera. Hoya ntuwitwaze ibindi, ndakubwira impamvu agakiza bidashoboka ko karemera. Data wo mu ijuru yarazi neza ko ibintu by'amatike bizagorana. Aravuga ngo atazagira usiga agakiza mu cyaro ngo yabuze imodoka ikaza. Aravuga ngo agakiza kazajya kagenda mu mutima. Aravuga ngo agakiza murajya mugatwara mu mutima. Gira mugenda ngo ufite umutima. Oya ko agakiza gatwarwa mu mutima, ongera umubaza ngo ufite umutima. Mubwire ngo cyakemutse. Haleluya. Iyo ufite umutima agakiza wagatwara. Nta modoka ikenewe, subizayo amafaranga yawe. Haleluya. Agakiza ni imbaraga zidasanzwe, ni ubuzima bushya bwo mu mwuka. Umuririmbyi ari kuririmba 48 mu gakiza aravuga ngo ubugingo bushya ngo ndahisemo n'ubu. Haleluya. Atangira yaravuga ngo nahawe ubugingo bushya ngo kandi buhoraho, ngo ubwo bugingo ni Yesu, ngo n'ukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashyize mu mutwe. Ntabwo agakiza gasaba transport.
no muri covid twari tugafite imodoka zihagaze, twari tugafite amashuri tutayariho, twari tugafite uburwayi buhari, twari tugafite ubukene buhari, agakiza turakagumana. Mbega nkubwira ngo agakiza rero ntikaremere, ruhuka. Haleluya, ruhuka. Buriya rero umutima, uyu mutima wacu uwo mu buryo bw'umubiri, igitondo abanyeshuri twazanye ndimo ndababaza biology cyane cyangwa ibinyabuzima, ariko nazindutse nkora ubushakashatsi nibaza kuri uyu mutima agakiza kajyamo, ubundi ni mutima ki? Ni ukuvuga ngo abiga ibinyabuzima biga yuko cyangwa ni nako biri, hari ibintu bitatu bigaragaza ko umuntu atagifite ubuzima. Nuvuga ngo ibyo bintu nibyo basuzuma bakamenya ko ikinyabuzima cyapfuye iyo kitabifite. Icyambere basuzuma gutera k'umutima. Iyo umutima utagiye gutera hatangira kumva bacitse igikuba. Ndaza kubabwira impamvu. Ikindi bareba ko umwuka arimo ahumeka. Birashoboka ko umutima waca ariko akuka kakiza, kubera yuko umwuka wo ukunze gukorwa cyane n'ibihaha. Nanone iyo bamaze gusuzuma icya gatatu bareba ko ubwonko bukora neza. Buri ubwonko bw'umuntu bwahagaze bakunze guhita bavuga ngo akenshi abari muri paralize nta rugingo na rumwe ukunze gukora, kuko ubwonko nibwo butanga amakuru ingingo zikora. Nimba buhagaze ubwo umuntu abari muri paralize bavuga ngo yagiye muri koma. Ndareba uyu mutima rero hari akazi gakomeye ngira ngo twihutemo. Nuvuga ngo umutima icyo ugukorera ufata amaraso waragiza ukayapompa ukohereza ayo maraso mu bihaha. Amaraso yagera mu bihaha, ibihaha bikayashyiramo uyu mwuka duhumeka. Abiga bawita ngo oxygen. Noneho uyu mwuka duhumeka ukajya muri ya maraso, ibihaha bikongera bikohereza ya maraso ari muri uyu mwuka duhumeka agasubira mu mutima. Yasubira mu mutima, umutima ukayohereza ingingo zose z'umubiri. Haleluya. Dawidi niyo mpamvu yavuze muri Zaburi ngo ndashimira ngo Imana yuko yangemye mu buryo butangaje. Ntabwo dusanzwe, turatangaje. Arangije rero iyo amaraso amaze kugera muri wa mutima, harandi umubiri uba wamaze kujya gukoresha. Ayo umubiri wagiye gukoresha bavuga ko aba yanduye, agaruka muri wa mutima. Umutima ukongera ukayapompa, akongera agasubira mu bihaha, ibihaha bikayahumuka. Ibyo bintu bihora byisubiranamo. Kimwe mu bintu rero bikomeye nungutse nuko ubwonko bwo bushobora kuryama bukaruhuka. Iyo turyamye bavuga ko ubwonko bwaruhutse, amaguru aba yaruhutse, amaso aba yaruhutse, ingingo nyinshi z'umubiri ziraruhuka iyo turyamye. Ariko umutima, haleluya, umutima we ukomeza gutera amasaha yose 28 kuri 28. Uramutse uhagaze umuntu arapfa. Bivuze ngo uyu mutima urimo ubuzima bushya bw'agakiza. Iyo uhagaze, umuririmbyi yavuze ngo umutima uhagaze ujugunya. Yes, biba bigiye kurangira. Haleluya. Ndagira yo tuvuge uburyo akagakiza kataremera. Uyu mutima rero hari ikintu udashobora nanone kwemera ko kibaho mu gihe idafite ikintu cyitwa umwuka. Mwumvise yuko kugira ngo uyu mutima ubashe nawo gutungwa n'umwuka, nuko amaraso yawo agenda mu bihaha akajya kureba y'umwuka muzima. Noneho ayo maraso yagiye mu mwuka akagaruka mu mutima ukabaho. Niyo mpamvu umuntu ufite ubuzima mu mutima ntashobora gukomera, ntashobora kubaho adafite umwuka. Haleluya. None rero birahurira. Bibiliya yatubwiye ngo agakiza n'ubugingo bushya cyangwa n'ubuzima bushya bwinjira mu muntu bukabamo. Muri 94 mu gushimisha yaravuze ngo ubugingo bwanjye bwahindutse bushya ubwo Yesu yanyinjiragamo, ngo n'ukuri yinjiye mu mutima wanjye. Haleluya. Arangiza ngo kubwo yanyinjiyemo. Haleluya. Ngo yaranyuze ndishima,
ngo ndamuhimbaza. Ukuva ubwo yanyiciragamo. Agakiza ni ubuzima bushya Imana ishyira mu muntu. Ntibagatwara mu isakoshi, ntibagatwara mu bikapu, ntibagatwara mu myenda, kaba mu mutima w'umuntu. Kandi rata ntabwo gashobora kuramba udafite umwuka wera. Twabonye ko amaraso ntacyo yamarira umutima adafite icyo bita oxygen cyangwa umwuka duhumeka. Niyo mpamvu bisaba ngo yivanga n'umwuka duhumeka kugira ngo umutima ubeho. Ntabwo agakiza karamba mu mutima udafite umwuka wera. Haleluya! Niyo mpamvu Pawulo yarazi akamaro k'umwuka abwira Abagalatiya ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora batari ibyo gukora, kuko mwebwe muyoborwa na kamere. Aravuga ngo none igisubizo kirahari, amaraso murayafite ari mu mutima wanyu, arabura umwuka wera. Nimufate uwo mwuka wera mubikishije ingeso zanyu. Haleluya! Ngo hanyuma rero murebe ngo byose birajya ku murongo. Dukeneye umwuka wera wivanga n'amaraso ya Yesu Kristo, agakiza kakabaho mu mitima yacu. Komera Imana amashyi menshi. Rero ubu buzima bw'agakiza budasaba transport cyangwa amafaranga ngo tubutegere, buba mu mutima w'umuntu. Umuntu wese arabujyana. Agakiza ni umutungo wimukanwa. Habaye imitungo itakimukanwa bikabagora pe. Ubugaye nimwimutse ushaka guhita muterura imikeka n'udutebe, ariko si inzu mwapfa kuyimuka, byagorana. Ariko agakiza ni kamwe cyangwa ni kimwe mu bintu byimukanwa, aho ugiye hose urakagendana. Kandi agakiza gava mu gisekuru kimwe kakimuka kakajya mu kindi. Ntabwo gatinya ibihe n'ibyaduka byose kuko kaba mu mutima. Haleluya! Agakiza ntabwo karemera. Twihuse gato, Bibiliya yatubwiye kuri Daniyeli ngo yagambiriye mu mutima wo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Bene data, iri jambo iyo ndi kurisoma muri iki gihe ubona abantu twese twahise dufashwa kugambirira mu mutima. Ariko njyewe njya nita ku kintu cy'ibiryo yavugaga. Ikintu cy'ibiryo byo kutarya ku biryo nicyo kintu ndeba ngasanga gifite uburemere. Ntabwo ushobora kureka kurya ibiryo by'ubwami. Papa wanjye yabishyikiriye. Wowe ntimukajya mujya mu mubiri gusa mwubaka n'ibintu byose. Ubu wakujyana ibwami akakuvuga ngo urajya ku ntebe y'umwami, urira ku meza y'umwami, ngo urabyanga. Iwawe uburyo bimeze ute? Cyemureka kwiyemera. Burya ukennye ubukennye iminsi iragusobanura. Zareba iyo bapanze tebo nziza, abantu babaye cyangwa mu gipadiri cyane nibo bagira izo tebo cyane. Iyo wagiyeyo wabasuye, ubuhamya bukomeye. Kera nari umukatolika ariko sibyo ashaka kuvuga. Iyo wagiye wabasuye usanga afite amatebo ava hano agashyikiriye ariho ibyo kurya. Noneho ikikuranga iyo nta kintu watamiye, gakondo yawe ikagaragara. Iyo bavuze ngo mwiyarurire, wowe uturuka hariya nawe warura ugiye gushyiraho, uzi ngo byose urabishyiraho. Noneho rimwe na rimwe kubera n'ubunyacyaro uvangamo n'ibiryo bitajyana. Noneho abari kukwitegereza bakabona ufashe umuneke, inanasi, indimu y'amakara, bakavuga biramwica. Abandi babizi bavuga ngo uriya aragomba gupfa, ntamara amasaha abiri atagiye hanze nk'inshuro eshatu. Kubera ko utabizi ibiryo by'ibwami biratuyobora, ni ukuri kose. Daniyeli ngo yagezeyo, kandi muraza kumva Daniyeli iwabo baryaga ibishyimbo. Se yari kwiyemera ku nyama z'ibwami, ujya mwitonda. Ariko twifasha mu gakiza umuntu arakagendana mu mutima. Daniyeli yageze i Babuloni. Bibiliya itangiye ivuga ngo ni ku ngoma y'umwami Yehoyakimu. Ngo Yehoyakimu ngo yari ari ku ngoma nyuma y'imyaka 3. Ngo ubwami bwe buraterwa buterwa n'umwami Nebukadinezari. Ngo yayoboraga i Babuloni. Ngarangiza afata ibintu byose byo mu rusengero ngabijyana i Babuloni, ngashimuta cyangwa atwara bunyago n'abantu babo. Ngarabajyana bagejejeyo, abwira umutware w'inkoni, aravuga ngo shakira abasore ngo b'imbaraga bafite ubwenge n'ubuhanga ngo n'uburanga ngo banzanire, ngo bigishwe imyaka 3, bigishwe ikikarudani, ngo hanyuma nibamara kubonera ngo uzabazane bahagarare imbere yawe, ngo nzabakoresha iby'ubutware. Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abedenego barimo. Kera siko bitwaga. Bibiliya ivuga yuko Daniyeli yitwaga Beluteshazari,
Saduraka yitwaga Hananiya, Mishayeli yitwaga Meshaki. Ngo Meshaki wo bise Meshaki imbere yitwaga Mishayeli, mutware w'inkwane niwe wababatije. Twihuse rero kubera ko igihe kiri kugenda, ngo bageze ibwami, ngo babatereka ibiryo by'ibwami. Bibiri hano ntabwo ibintu bigaragaza neza, ntabwo Daniel yahise avuga ririya jambo. Ngo barabiteretse, ngo bene wabo wa Daniel baramubwira ngo Daniel, udore ibiryo bya hano wana. Iyo urebye filimi baki, udore ibiryo bya hano wana. Ngo nubwo ngo bitemewe n'Imana yacu, ariko biraryoha. Ntabwo bira ibiryo byashariraga. Ngaho ntabwo byashariraga. Ahubwo ikintu Daniel yabibonyeho ya icyambere yari ubwoko bw'inyama Bibiliya yababujije ko bakoraho. Icyakabiri, iyo bajyaga kuzirya baziguzaga imbere y'ibigirwamana, kuko i Babuloni nta mana y'ukuri bagiraga. Ngo bakabwira Imana yabo ngo ibihereze umugisha. Daniel abyitegeye ngo Imana yanjye senga si ibi ngibi yemera. Aravuga ngo ntabwo ndi bubirye. Ntabwo byoroshye bavandimwe ba guta ibiryo. Abantu baturuka i Rusizi nanjye niho nturuka ubashe. Bana nadukomye mu nkokora ariko reka nigendere. Ariko guta ibiryo by'ibwami byari ikintu gikomeye. Ariko Daniel nta kintu cyamufashije. Nubwo agakiza yari yarakakiriye ari i Yerusalemu, ntabwo yavuze ngo agakiza karasigara kuko ngiye ndimbona. Yarakagendanye mu mutima. Ageze i Babuloni abwira umutware ngo sinshobora kurya ibiryo byaterekeshejwe ibigirwamana. Bwira mugenzi wanjye ariko ufite umutima. Kushobora gusangira kukubwira nta mutima utwaramo agakiza ufite. Ushobora gusaba Imana ikaguha umutima. Aravuga ngo aya, abwira umutware w'inkone ngo ndakwinginze. Bene data ni abantu bakiya bingingira kudakora ibyaha. Ngo ujyane kuri gitifu umubwire ngo ndakwinginze sintange ruswa ngo mbone akazi. Ujya kuri gitifu umubwire ngo ndakwinginze nyamera singuye ruswa ngo umpe akazi. Yavuga ngo urwaye mu mutwe ujya imbere. Byonyine n'uburyo uvuze uvuga ibintu bitumvika. Gutamara ruswa kugira ngo akazi wagiye se ukamba imbere. Ni abantu bake bakinginga kugira ngo basoze gukiranuka. Ngo Daniel we harangije ngo aramwinginga. Biravuga ngo aramubwira ngo ndakwinginze twemerera abagaragu bawe utugerageze iminsi 10 ngo uduhe ibishyimbo. Shabara abakeni wawe. Hoya nuko ibishyimbo nyine tubihinga tuba twumva bikize. Kandi ikiro kiri guhera. Ariko ibishyimbo birarumbuka ahantu hose. Nta gace ujya mu buri bishyimbo. Kwa Daniel bari abakeni. Ariko ibishyimbo Imana yo mu ijuru yarabyemera. Haleluya! Nuko byari ibishyimbo biciriritse. Yaravuze ngo gakondo yanjye ni mu ijuru, niho ntegereje ko umukiza wanjye azaba. Aravuga ngo sinshobora ngenda ry'ibishyimbo iminsi 10. Mutware w'inkone avuga ati ariko muri seri uzi ko ibi biryo hari abaganga bashinzwe kumenya ko nta mikorobe zagiyemo, tubibaha bigenzuwe neza. Ibyo bishyimbo byanyu bitanamenyerewe hano. Aravuga ati biduhe gusa iminsi 10. Ngo barabiriye. Ngo ku munsi wa 10 umutwara araza. Ngo abitegereje kabona bafite uburanga burusha bw'aba basore. Ngo bagira ibyo by'iwabo. Haleluya! Arangije aravuga ngo abasore mwese kubishyimbo vuba. Haleluya! Kubishyimbo vuba. Komera Imana amashyi. Kubishyimbo. Jya kubishyimbo. Bagira ishyimbo. Ngimyaka 3 ishize ngo abajyana imbere y'umwami. Umwami avuga ngo nabe n'ubwa mbere ibiryo by'i Babuloni bikoza akantu gaheka ibishyimbo byo muri Yerusalemu. Ibishyimbo by'iwacu kwa data biratunyura. Dawidi niyo mpamvu muri bene Kora Bibiliya ivuga ngo bene Kora nabo bageze mu gikombe cyitwa Baka. Ngo ariko baravuga ngo hahirwa abantu bafite imitima. Haleluya! Ngo ifite inzira z'Isiyoni. Ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Arangije avuga ngo natwe twakunda kuba mu nzu y'Imana ngo biturutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Arangije avuga ngo nicyo gituma ibyiza byo mu rusengero bitunyura. Baza mugenda ngo ufite umutima turenda gusenga, ariko ndagira ngo uyu mutima uzabusha twakira agakiza hanyuma dusoze. Agakiza ni ubugingo, ni ubuzima bushya. Umuntu akeneye ubuzima bushya.
ubwakera bw'ibyaha bukakuvamo ukagira ubuzima bushya. Agakiza nta muntu ukagira avuga ngo narakijije akiri wa wundi, ntibishoboka. Nigeze mubona umubyeyi watwise amara amezi 9 inda twita itaramutamaza, iyo ndira kemanga ubundi ubuhanga bw'abaganga bavuga ati iyo ndishobora kuba atari iy'umwana muzima. Amezi 9 nta kintu urumva, bivuze ngo agakiza nta mukristo ushobora kukagira ngo amara imyaka 20 mu itorero kataramutamaza kakijijwe, naho yakifata karagutamaza. Ni ubuzima bushya bwinjiye mu muntu bugomba kumuhindura. Tuvuga ngo ndakijijwe ngo nubwo rwose mubona ngo bimeze gute, agakiza karahindura. Haleluya, agakiza karahindura. Icyo gituma Yesu yavuze muri Bibiliya ngo yabonaga abantu wagira ngo agakiza kababereye umutwaro, abantu baza barushya, arabitegereza aravuga ngo uziko aba bantu batazi yuko noroheje burya. Aravuga ngo nimwikorere ibyo bishyimbo byanyu, yewe mu rugo izo mbaraga zose muzishyira ku bigori, ariko agakiza ko nta buremere gafite. Ongera mugenzi wawe ngo agakiza ntikaremera. Yesu arababwira ngo mwebwe abarushya n'abaremerewe nimuze ndabaruhura, ngo kuko noroheje mu mutima, ngo kandi nkaba ndi umugwaneza, ngo kandi kunkorera ntabwo kuruhije, kuko agakiza kanjye bazaniye ntabwo karemera. Komera Imana amashyi. Agakiza ntikaremera, agakiza ntikaremera. Ugatwara mu mutima ukanigendera n'imyenda y'ubukene ugafite, ntikagusaba zitire zigezweho. Icyo nakuriye akagakiza ntabwo ari ngombwa zitire zigezweho z'imyenda, wopfa kuba ugafite mu mutima. Uri byavuze ngo neshejwe n'Imana mu mutima wanjye, ngo n'umuriro w'ijuru usigaye umbamo, ngo sigaye ngendera mu mucyo. Haleluya. Agakiza ugatwara mu mutima. Baza mugenda ngo ufite umutima, kuko hari igihe umuntu ataba anafite uyu mutima. Haleluya, haleluya. Reka turebe ku bintu bitatu biranga umuntu ufite agakiza, hanyuma dusoze. Hari ibintu bitatu biranga umuntu ugendana agakiza. Icyambere kiranga umuntu ugendana agakiza, ntabwo ahindurwa naho ageze, ahubwo wehe arahindura. Munyumve neza, umuntu ufite agakiza kari mu mutima, atari agakiza mu cyaro ageze muri kaminuza, atari agakiza iwabo ageze mu kandi karere, ni ukuvuga ngo ako gakiza kuko kaba muri we, iyo ageze ahantu hose ageze ntabwo hamuhindura. Iyo ageze ahantu hose ageze ntabwo hamuhindura, ahubwo we arahahindura. Haleluya. Daniyeli yageze i Babuloni barya inyama z'ibwami, hadashize imisinga yabashyira ku bishyimbo. Agakiza gahindura aho kageze, ntabwo gahindurwa naho kageze. Niba warahinduwe na kampasi, ni ukuvuga ko nta gakiza ufite. Wowe waje kwihindura ibyanga cyangwa ibyemera. Umutware w'inkone nawe yari yabyanze, ariko abana ba Daniyeli ni ukuri koze iminsi 10 bameze neza. Haravuga ngo ndinde wo kutabashyira ku bishyimbo, Imana yo mu ijuru yemera. Agakiza iyo ugafite kaguha ubushobozi bwo guhindura. Bibiliya ivuga ngo Yesu atuma abigishwa be, yarababwiye ngo mbahaye ubutware kandi mbahaye ubushobozi, ngo nimujyane mubwiriza abantu ngo ubutumwa bwiza, ngo mubahindure. Agakiza karahindura. Niba utarava mu businzi ntabwo urahinduka, nta gakiza ufite. Gira mugenzi wawe ngo ndagacyura tu, akagakiza ngombe gacyure. Gakiza gahindura umuntu we akava ku nyama z'Imana akagira ikibazo. Gakiza ni keza. Haleluya. Ngo kageza muri Yosefu, Bibiliya ivuga ngo Yosefu baramugurishije, ngo ariko bamugurisha afite agakiza. Ngo bamugurisha yari iroteye inzozi, kandi izo nzozi ziva ku mwuka, kandi uwo mwuka utunga agakiza. Ngamanuka muri Egiputa agafite, agezeyo Itangiriro 41:32, ngo Farawo amwitegereje aravuga ngo twakura he umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Agakiza karaguhindura.
bakina nabo. Ejo ndi gusenga hari ikintu Imana yambwiye. Yarambwiye ngo witore agakiza si tebeye. Tebeye iri iwacu abari ibicuruzwa byabuze isoko. Ngo mumbogeri cyane imboga rwatsi baba bihagaze mu gitondo kagakoneko kamwe n'ijana ukabareka sasa zikara zuba rigakubita ati n'ijana bakabuma bihagaze irya saa 8 rikaka ati n'ijana rege irya saa 9 rikaka ati yewe n'ijana ukitaye saa 12 yewe aracyari ijana n'igice akabwibwa ikaje ngo duhese nk'andi turaguha bitatu duhese ngo tebe y'ibicuruzwa byabuze abakiriya. Imana ambwe ngo agakiza si tebe upfa guha umuntu wese n'ikintu cyose ubonye. Yosefu abwira muka Potifa ngo nigute njyewe nasambana nawe ngahemukira Uwiteka Imana yanjye. Ntibishoboka. Agakiza ni ubutunzi bukomeye umukristo afite. Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubugingo. Ntugakore ikosa ryo gutakaza agakiza ku bintu byose ubonye. Haleluya. Mwababyeyi mwagakiza karavuna, ariko kuvuna ntabwo ari ukuremera. Nubwo tujya kukabona twarakubiswe inkoni zo mu mwuka. Ureka ubusambanyi buguha amafaranga n'ibintu byoroshye, ariko barababeshye amafaranga arakora. Nuvuga ngo rero agakiza tujya gukizwa bivuye kure. Ntugakore ikosa ryo kugataka. Ngo ukwingu bikubise umusore data umenye ibyizo ngo muririmbyi ari kuririmba ngo bariyo migisha Uwiteka yakugabiye. Yavuze ikintu gikomeye. Yavuze ngo amakuba ntabwo yabamesha. Imana izayategeka. Ibibazo byaza, ibihe byaza, agakiza turagahamana. Tugiye gusoza ariko ikintu kiranga umuntu ugifite agakiza akakagendana, yashika mu murima akakagendana, twava mu iteraniro agiye hanze akakagendana, yashika mu rugo rw'umugabo akakagendana, nagahindurwa nahageze ahubwo arahahindura. Niyo mpamvu Petero yari ku rwandiko rwa mbere yabwiye abajyama aravuga ngo mugandukire abagabo banyu ngo naho abagabo banyu baba batizera ijambo ry'Imana, ingeso zanyu nziza z'agakiza ngo zizabahindura. Mwahawe agakiza ko guhindura, sako guhinduka. Icya kabiri kiranga umuntu ugendana agakiza, haleluya, ntabwo asaza. Nta muntu ugendana agakiza usaza. Ngo mvuze ibyo gusaza mwise mwitegereza abasaza barimo hano. Twaberavuze ngo ubwenge bw'Imana ngo burahambaye, ngo ndetse n'ubupfu bwayo. Ubundi Imana ntigira ubupfu, ariko kuya Pawulo asobanurira abantu ubwenge buke cyane bw'Imana yakoresheje ijambo ryitwa ubupfu. Ngo n'ubupfu bw'Imana ngo buruta cyane ubwenge bw'abantu. Umbuza gusa iby'abasaza tamurira abasaza barimo hano kuko bari abashaje. Reka ndavuga umuntu w'imbere. Agakiza kaza mu mutima w'umuntu w'imbere, ntabwo ari mu mutima wo hanze n'upamba amaraso. Hari abakristo dukeneye kuzashyira ku ntuzi ku mashini itanga umwuka. Bangu ubundi iyo umurwayi umutima wahagaze barawushitura. Nanone barawushitura niko babyiteze. Nimba muri biology babita kushitura ntabwo mbizi, ariko sinzi ibintu bimeze nk'amapasi y'amana kwa muganga bashyiraho umuntu bakajya bamushitura mpaka umutima ugarutse. None iyo umwuka wamurangiranye, kwa ko nababwiye ngo umutima ntushobora kubaho udafite uyu mwuka. Iyo umwuka wamurangiranye bamushyira ku mashini ipomba umwuka, cyangwa ibyo bita ngo ni bomboni. No mu gakiza hari abakristo bakeneye bomboni y'umwuka, kuko umutima urenda guhagarara. Bakeneye bomboni bagasubizwa mu mwuka. Iki se ntabwo tukanira mu rwongorero. Nta mwuka w'Imana ubwira umuntu ngo Yesu ni ikivume, niko bibivuga. Nta mwuka waho w'Imana wavuga ngo iyo ukora ibyaha Yesu umwita ikivume. Ni ngombwa ngo uvuge ngo Yesu ni ikivume. Ibyaha byose ukoze birwanya Yesu. Tugiye gusoza, ariko agakiza iyo kageze mu muntu akakagendana ntabwo asaza. Uzasome Bibiliya irabivuga neza. Dawidi muri Zaburi yaho ya 37 yari arimo aravuga ibintu bikomeye ku murongo wa 23, ariko uvuga ngo intanga z'umuntu ngo zikomezwa n'Uwiteka, ngo Uwiteka akishimira mu inzira ye, ngo naho yagwa ntabwo arambarara. Ageze ku murongo wa 25 aravuga ngo nari umusore ngo none ndashaje, ariko sinabonye umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Agakiza kari mu muntu ntabwo asaza, yaba umusaza
reka twe turashaje n'amasengesho ntitukiyitabira. Uzasome Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Simiyoni ngo yabonanye na Yesu ari kujya mu rusengero, yari afite imyaka myinshi cyane. Yesu wari bakimuterura akiri uruhinja, ngarangije batangira Mariya na Yosefu aravuga ngo mumpe ku mwana, ngamufasha aravuga ngo amaso yanjye ngabonye agakiza, ngo noneho data sezerera umugaragu wawe agenda amahoro, nta muntu ufite agakiza usaza. Abaga impamvu yakeye yaganiye ngo nuko ngo shaje kujya mu murima nitambugiraga da, ariko agakiza ntigasaza. Niyo mpamvu uwanditse yabwiye Abaheburayo ngo data cyari uko yarari, ngo n'uyu munsi ni kaki. Yesu Kristo uko yarari kera n'uyu munsi ni kaki. Umuririmbyi 108 aravuga ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndi we, n'abanyenye ndi umukristo. Agakiza iyo ugafite ntabwo usaza. Pawulo ageze mu Bakorinto asanga nyine abasaza bitwa abantu babitwaje ngo barakuze, ngo igihe bamaze mu itorero ngo gutura barabihaze. Iyo bavuze gutura abantu baracumura, wagira ngo gutura ni icyaha. Gutura ntabwo ari icyaha, anabumva byabavunye oya. Ubundi tura n'umutima ukunze. Nimba umutima utaba mwisi ari wagutura. Byari binjemo ndi kwitambukira kwa ko Pawulo yabibwiraga abantu b'i Korinto. Noneho rero abantu b'i Korinto arababwira mu rwandiko rwa 2 yabandikiye igice cya 4 ku murongo waho wa 16, arababwira ngo nicyo gituma tudacogora gukora neza, ngo kuko naho umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo umuntu wacu w'imbere ahora ari mushya. Wabyamira ntabwo umuntu wacu w'imbere asaza, naho imyaka yagenda ahora ari mushya. Bazamugenza ngo ahubwo ufite umutima. Twabonye ikibazo kari umutima, n'agakiza kari tayari kariteguye, kari ku muryango wawe. 3 mu Byahishwe 20 Bibiliya ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu yumva ijwi ryanjye akakingura, nzinjira iwe dusangiye. Ikibazo ni umuntu udafite umutima. Ufite agakiza karinjira. Pawulo abwira Abefeso mu gice cya 2 yarabwiye ngo gukizwa n'ubuntu, ntazigire uzahaca n'amafaranga. Gukizwa n'iki? N'ubuntu. Ngari kubwa buntu nibukabaheshe ubupfu bwo gukora ibyaha. Tugiye gusenga Imana. Ikintu cya gatatu aricyo cyanyuma kiranga umuntu ugendana agakiza k'Imana, nuko yari imbuto z'agakiza. Bene data mujye mufata, nta muntu waba ufite umwana ngo ahishinda, nahisha gucira, ahisha kwanga ibigo. Uzi ko nabonye n'umwana ajya kumera nyine ko yakari ubuzima bugiye mu buzima, bimeze nk'agakiza kagiye mu muntu wari usanzwe ari umuntu. Ngo n'umwana yageze mu nda y'umubyeyi kikubwira ko ubuzima budasanzwe, ahita amukura ku biti bimwe na bimwe adashaka. Mu rugo itegeko rigasohoka, none ntibuzongere guteka umuceri. Ninde ubivuze? Ni mama. Papa ararengana, papa ni mama. None se byageze te ko umuceri wari ugihari? Yewe nababwiye ngo ntimwongeye kuwuteka. Gasemwe ntimwamubona uburyo nkuriwe. Haleluya, agakiza ni keza we. Ngo ntabwo mubibona. Umwana aragutegeka va kuri ibi, jya kuri ibi. Kubera ko ufite ubuzima bushya bwakwinjiye. Agakiza iyo kakugeze kaguhindura no ku buryo wakundaga. Vuga ngo urakunda style, keretse agakiza katakuje. Gakiza kakuje murazireka. Muri ribye ravuze ngo njya ndi umukristo ndi umutabazi. Mu ntambara ndasana n'ibyaha, ngo kandi sindi nyine mfite umugaba n'umwami Yesu. Nituba hamwe sire nzazinesha, nituba hamwe indoga nzazinesha, nituba hamwe ubusambanyi nzabunesha. Niba ufite umugaba ni kuki bikora ibyaha? Kari kanyuzemo ariko urabikora. Reka twisoreze rata. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 15. Yesu yari arimo aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi data ni nyirawo. Ishami ryose ritari imbuto kuri ngarikuraho. Nababwiye ngo ikintu cya gatatu kiranga umuntu ufite agakiza nuko yari imbuto z'agakiza. Ishami ryose ritari imbuto, icyo ni icyonyi toka kure mu muriro
ryera imbuto bakayikorera neza ikajya igera. Niyo mpamvu ujya ubona hari abantu basenga bagakizwa ukabavuga byinshi ukabona ntibaba uko ubivuga. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo kubara, ndi gusoza igitabo cyo kubara, umugabo Balamu na Balaki bagiye inama yo kuvuma ku bwoko bwahawe umugisha n'Uwiteka. Balamu yari afite akaboko kavuma, anara abanyempano bavuma kandi bigakunda, ariko mwitonde ubwoko butavumika. Tazavuma umushumba akaboko kakakubera bya bindi byabaye kuri Yerobowamu, ariko ugicanira ashaka kwihandagaza ku muhanuzi. Noneho rero ngo abagabo babiri bajya inama ngo bavume ubwoko bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo Balamu ngo yagerageje inshuro 3 kubuvuma ngo byanga. Agezeho buriya agakiza ni keza, agakiza reka mbabwire, ariko ntimuzabikore. Ushaka gucumuza cyangwa kugusha umuntu ufite agakiza, nturindira ko buta, umufatira nyuko ukamugusha uwo munsi. Iyo ukoze ko cyangwa reka butangwa gahunda neza, akirambika ku gitanda akabanza agasenga, aba musha mu gitondo azavuga ngo nabihinduye, numvisha Imana itabembe, nabihinduye kubera agakiza karatransforming, kahindura umuntu. Iyo yakoze icyaha cyo kugambana aho ukamureka ngo naheze, akajya ku gitanda agasenga, agakiza kabimukuramo mu gitondo akageza kubwira ngo ndi nahisemo kuba Yesu. Ese gahunda imeze nabisenge yumva ntibiva. Ntukajya upanga n'umuntu ufite agakiza ngo mupange gukora icyaha ngejo. Balamu yaravuze ngo ubwa mbere biranze, ubwa kabiri biranze, Balaki aravuga ngo reka dupange ubwa gatatu ngejo tuzahura ku musozi. Kumbi Balamu yari afite agakiza kari karamuhaye impano yo kuvuma. Umwuka w'Uwiteka aramuganiriza, ibyo ndimukubwira bari by'uku babyemeranyaho n'Imana. Baraza Balaki arabagurisha inshuti yake rata ngaho vuma, aragenda ajya kuvuma uturugendo unavuma gute abantu Imana itavuma kubera bwoko ntibukubika kubera hasi umuntu ufite agakiza ntabwo agumika. Tazakore ngo nukuri umuhanuzi ushaka werekwe ibyaha. Pawulo yabwiye abantu bafite impano zo kwerekwa ngo naho mwakuvuga kurusha abamarayika nta rukundo mwamuri ubusamwe muri pirate. Rega ijambo ry'Imana rirahanura, niba ufite agakiza kakugaragazaho imbuto zako. Tugiye gusoreza hano, aka gakiza kaba mu mutima. Bazamugeza ngo ufite umutima. Kadusoze, umuntu ashobora kwibaza ngo mbese agakiza gashobora gutakazwa? Hari umubyeyi ansubije igitandukanye n'icyo nagiye kuvuga. Agakiza gashobora gutakazwa? Yego. Baravuze ati none wa musore arabyishe byose. Umva, niba umwana wageze mu nda umukobwa yamuha ibintu akavamo, niba umwana ageze mu nda umubyeyi yamukura ataragera igihe, ni ukuvuga ko n'ubuzima bushya bwinjiye mu bundi buzima. Iyo umuhaye ibiryo bitari ibyawe buvamo. Agakiza gashobora gutakazwa kagenda utakikagira. Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Yuda ngo yari afite agakiza ngo ariko asambana na Tamari kandi ari umukazana we, ngamuhereza inkoni y'ubutware, ngamuhereza ingofero y'agakiza, ngamuhereza umukenyero cyangwa umweko we ngawuku, bakajya agenda yobora bakavuga ngo uriya ni Yuda. Byaye Yuda ubutware bwose ko buri kwa Tamari. Agakiza baragatakaza. Samusoni byamubayeho, mbere ya Delila n'agatakaza. Gakiza karatakazwa iyo utagafashe. Nicyo gituma Pawulo yabwiye Abafilipi, arababwira ngo twebweho ngo iwacu ni mu ijuru nta kurangara. Gakiza turi nako paka tugeze mu ijuru. Agakiza karatakazwa. Yego, agakiza karatakazwa. Ubimenye. Muri 107 yarari kuvuga ku mwuka, avuga ikintu gikomeye. Aravuga ngo nubona ko utagifite urukundo, menya ko umwuka yamenye kuyoborwa n'umuntu ari igendera. Gakiza karatakazwa iyo utakagaburira ibyo kurya byako. Niyo mpamvu Dawidi yabwiye Uwiteka ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wawe kugira ngo ntagucumuraho. Agakiza karatakazwa. Nibyo turi kugira ngo dusoreze. Tugiye gusenga Imana. Ndashaka ko dusenga
n'abantu bagera kuri 3 batandukanye. Hari umuntu utarakira akagakiza. Bavandimwe, wamara imyaka myinshi mu itorero ariko udafite akagakiza. Gakiza karahindura. Wabatijwe muri 75 kugeza na n'ubu ishyari ntirirashi. N'ahandi ni mu cagingwa. Ubundi telefone iyo yicaginze hari amasaha baba bazi ko igomba kuba yuzuye. None umuntu kuva muri 70 kangahe yacaginze n'agakiza n'ubu ikaruzuye. Kuri batiro ni femme ni ikiwani kigende. Umutima w'ikiwani ntawo dushaka umutima ubyara imbuto z'agakiza. Wakira agakiza ukakabyaza iki umusaruro. Kiriwa muri 70 kangahe none turamenyera ibigeragezo. Pawulo yabwiye abakorinto ngega ikigeragezo nta na kimwe kitaba rusange mu bantu. Mureke ubwoba simwe mwenyine n'abandi bari kugeragezwa. Ageze mu Baheburayo arababwira 2:18 arababwira ngo ubwo nawe yabashijwe kugeragezwa kandi akababazwa ngabasha gutabara abageragezwa bose. Haleluya! Nta kintu na kimwe kibaho cyatuma umuntu areka agakiza keretse yakagaburiye ibiryo katarya. Nta gakiza karya ubusambanyi, nta gakiza karya ubujura, nta gakiza karya ishyari, nta gakiza karya umujinya. Agakiza karya imbuto nziza. Bibiliya iravuga mu Bagalatiya 5:22 ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, amahoro, ibyishimo, kugira neza, kwirinda, kugwa neza, ngo mwene ibyo nta mategeko abihana. Nta polisi itangira umuntu wagize neza. Umupolisi uzagutangira wagize neza uzamubwire ngo umbabarire muvandimwe unywa amazi birashira. Hari iwacu ibibazo byatugoye turavuga ngo unywa amazi birashira. Hari igihe umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe ukamubwira ngo unywa amazi ariko ntimuzabasuzugure rata uziyubahe ariko bizarangira urenganuwe kuko ntago amategeko ahana umuntu wagize neza. Haleluya! Ndashaka dusengane n'umuntu utarakira agakiza avuga ngo ndumva nanjye narahindutse. Gutumara imyaka 70 n'ingahe warabatijwe ariko ukaba utakigendera mu ngeso nziza nk'uko wazakiriye cyangwa wazigende mu kibatizwa. Bibiliya iravuga mu Baheburayo igice cya 10. Haleluya! Igice cya 10:32 Pawulo yabwiye Abaheburayo arababwira ngo ariko rero mwibuke iminsi yanyu ya kera ngumva mwababaraga mukihanganira imibabaro idatuza ngo mukimara kubwirwa n'umucyo. Haleluya! Arangije arababwira ngo mugahinduka ibishungero ngo mumenye ko iyo ngororano yanyu ngo atari y'ubusa. Hasi aramanuka arababwira ngo uzaza ntabwo azate ngo ariko umukiranutsi azashobora kwizera. Aravuga ngo twebweho ntabwo turi abagabo. Aravuga ngo twebweho dufite kurwana kugira ngo turokore ubugingo bwacu. Haleluya! Agakiza kaba mu mutima gatanga impinduka. Pawulo ageze mu Bagalatiya ndasoje ariko iminota yagiye Imana imbabazi guca gahunda. Hari ikintu yababwiye gikomeye nakunze. Yaravuze ngo niko mwabapfapfa mu Bagalatiya igice cya 3 ngo niko mwabapfapfa mwe nimwumbwire ngo ninde wabaroze kandi mwareretswe Yesu nk'uwabaho. Ngo mbese ntabwo mwamubonye ntabwo mwamwizeye ngo dore ngo mwatangije iby'umwuka none mubisoresheje iby'umubiri. Sitana na pastor mu nyumve neza gato urubyiruko twebwe muri iki gihe abasore dufite udushye n'imutito torero turagira ibyacu. Urubyiruko rufite udushya kandi tutava ku Mana gusa ari n'utuba kwa Satani ko na Satani arakora. Mwitonde urubyiruko bene data twitonde. Ibi bintu bya Pawulo reka dusenge mujya mubyitondera. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abantu ngo ndubaka urufatiro ngo nkwaho ndi umubanziriza wanyu ngo ariko nanjye sinisize hejuru ngo mfite urufatiro mbanza. Aravuga ngo nicyo gituma umuntu wese agomba kwirinda uko